Humura umunsi uvuka yari ibizi, kandi wavutse kugira abamenye ko iriho. Amafunguro yawe azakubera amashengesho, kandi umusaruro uzava muri ayo mashengesho yawe uzakubera amahoro, azagukiza imyota igihe cyose. Niko kuri, kandi hari ibyo yakuvuzeho utaraba no kuvuka. Rero ntibyahinduka kubera ibitekerezo by'abantu cyangwa se imigambi yabo. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like, kandi ubuke guforinga Sabbath Isaac. Izo ntambaro unyuramo ntizigusitaza gusa, kuko ntizabasha guhagarika ubuzima bwawe, kubera ko hariho ingufuri n'urupfu rutari rwabonera urufunguzo. Hari Imana itarobanura ku butoni. Iyo ni Imana yahozeho kandi izahoraho iteka ryose. Imana izi neza ahahise hawe hahandi utibuka, kandi nanone ikamenya ahazaza hawe hahandi utazi, ikamenya aho uri uyu munsi. Iyo niyo Mana iteze ibiganza, yiteguye kukwakira ubundi ikurengera. Nuyizera ntabwo izigera igutererana. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like, kandi wibuke guforinga Sabbath Isaac. Mbere y'uko Imana igufasha ntabwo ibanza kugusaba ubutunzi, kandi si uko yakwibagiwe cyangwa se ngo data twese aba yarabuze ibyo kuguha, ahubwo igisha amatwi yawe gutesha agaciro bya bindi biguca intege. Umubiri wawe ukawutoza ko kuryama cyane atari byiza, ubwonko bwawe ukabushishikariza gukora cyane, umutima wawe nawo ubwawe ukitoza gusenga cyane. Icyo gihe uzaba uhagaze mu nzira nziza izacamo agasanduku kazanye umugisha wawe. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like, kandi wibuke guforinga Sabbath Isaac. Ntukabone useka ngo ugire ngo bose niko babyishimiye, kuko hari abababajwe n'uko wavutse, ndetse hari abababajwe n'uko umeze uyu munsi. Data twese najya kureba ubwiza bwawe, ntabwo azareba isura yawe cyangwa ngo arebe make-up witeye ngo uragaragara neza, kandi ntabwo azareba ngo wambaye ikanzu nziza cyangwa ngo wambaye ipantaro nziza. Data ntabwo azareba imodoka nziza ugendamo cyangwa se ngo arebe inzu nziza utahamo. Data azareba ubumuntu ugira, kandi ubumuntu ni urukundo, kwizera, kumvira, kubaha, gufasha abababaye, ndetse no gukunda Imana no kubaha amategeko yayo. Niba uzi ko udafite kimwe muri ibyo, iba uretse kwiyita umuntu. Agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like, kandi wibuke guforinga Sabbath Isaac. Ngiye kugusaba ikintu kimwe, kandi unkundire ukinkorere. Ndagusaba ko wajya kuri YouTube ukandikamo ijambo Agatabo k'ibanga TV, ubundi ugakora subscribe. Video zimwe na zimwe niho muzaza muzisanga. Ndabakunda.